Ni mu mugoroba Jenny rero aba avuye ku ishuri, aho aba avuye nyine kwigisha abana, aba asanzwe yigisha ibintu bijyanye n'ubugeni. Uyu mukobwa akigera mu rugo, uwo muturanyi we uba ari n'inshuti ye cyane aza kumureba, maze agahita amubwira ati ariko kubera ko utajya ufata umwanya ngo utembere, usohoke, uruhuke mu mutwe. Ni ukuri kuva papa wawe yapfa ndetse no kuva watandukana na Paul, rwose bigaragara ko agahinda kaguheranye. Kubera iki utagerageza ibyo bintu kubyiyibagiza maze ubuzima bugakomeza? Jenny rero aramwenyura maze rwose akamwereka ko nta kibazo afite, nyamara uyu mukobwa aba afite ikibazo rwose kinakomeye, dore yuko aba yumva nyine ataba akeneye kujya ahantu hari abantu benshi, aba yumva yaguma ari wenyine igihe cyose atari ku kazi ngo abe ari kwigisha abana. Uyu mukobwa rero kandi uyu mugoroba aba agomba kwitegura, kubera ko umunsi ukurikira aba agomba kuzinduka ajya mu mujyi munini, kubera ko aba agomba kujya kugura ibikoresho byo kwifashisha ashushanya, ndetse nyine n'ibyo guha abana kugira ngo bifashishe. Uyu mushuti rero wa Jenny ahita amubaza ati ejo se uzarara ugarutse? Naho Jenny ati simbizi. Naho uyu mushuti we ati nizere yuko ariko ugomba rwose kuzagaruka ufite umukunzi. Nutamubona ariko nanone ntuzahangarike, kubera ko Richard aragukunda cyane. Ntuzi ko nakunda kukubwira se ngo abona uri mwiza? Naho rero Jenny nanone araseka ati hoya rwose, hagati yanjye na Richard nta kintu kirimo. Uyu musore rero aba akora nyine muri farumasi iba iri hano mu cyaro cy'iwabo, gusa nyine aba ari umwana mwiza anitonda, ariko mu by'ukuri ntabwo rwose Jenny aba ajya amutekerezaho ngo atekereze ko bakundana. Buracya rero maze Jenny nyine agafata agasakoshi, afata imodoka maze akajya mu mujyi. Agenda rero ari kugenda yirebera ibidukikije, ariko kandi anagenda yitekerezaho. Akigera rero mu mujyi aba yumva ameze nk'aho ananiwe, ndetse rwose inzara iba ari yose. Ahitamo rero kubanza kunyura ahantu maze agafata nyine agakafe. Abona rero agakafitariya kaba kari ahantu heza cyane rwose, hari jaride nini cyane, ndetse rwose ubona hari ibyatsi n'ibiti byinshi byakuze. Arayitegereza maze akabona aha hantu niho akwiye kwicara, dore ko aba yumva akeneye umuyaga, akeneye rwose kuruhukira ahantu hameze gutya. Ahita agenda rero akicara, maze nyine agatanga komande ya kafe, ndetse akababwira nyine n'ikindi bari bumuzanire. Yicaye rero ategereje, atangira nyine gufata seriviyete ibiri aho ku meza, maze agafata bike yari afite, atangira gushushanya rwose mu buryo atari yatekereje. Akomeza rero kugenda ashushanya ibintu ariko atagambiriye, maze mu kanya gato yamara kubishushanya agahita abona yashushanyije umugabo nyine uba uhagaze ahantu ku idirishya, ubona rwose yihebye, ari kureba hanze nyine, ubona afite ibibazo byinshi, ubona ameze nk'aho abona rwose si yamugwiriye. Amara rero kumushushanya maze akitegereza iki gishushanyo bashushanyije, ahita atangira gutekereza ati ariko se ubundi uyu muntu ushushanyije ninde? Ko ndeba rwose ntamuzi, gusa nyine uyu muntu ibyo ari byo byose rwose yaba afite agahinda kenshi. Muri ako kanya rero bahita bamumuzanira nyine ya kafe yari yatanzemo komande. Bakimuhereza ahita azingazinga ka gapapuro, maze akagashyira nyine munsi y'itasi yari agiye kunyweramo iyi kafe. Amara rero kwifatira kafe akihagurukira akigendera, maze ka gapapuro akagataha ahandi nyine ku meza. Ku rundi ruhande rero Romeo aba yibereye mu nama. Baba rero bari kumubwira yuko umushinga bagomba gukorera mu Buhinde rwose uri gukabya gukerererwa. Naho rero Romeo ati hoya rwose ntacyo bitwaye, ugomba gutegereza, kubera yuko njye ntabwo nashora amafaranga yanjye mu bintu ntizeye neza. Uriya mushinga rwose ukeneye kwigwaho birenze ibikenewe. Naho rero aba bakozi be nyine baba bari kumubwira bati ariko urabizi ko tumaze kuwusubika inshuro zigera muri 2. Ati n'ubu ngubu rero bakomeze bategereze, amafaranga n'ayanjye, ntabwo rwose napfa kuyashora gutyo gusa.
Ava rero muri iyi nama, n'ubundi akigera muri biro asisita we atangira kumuzanira ibidosiye byinshi, ati bikeneye yuko bisinya, ikindi kandi mama wawe yahamagaye aribaza impamvu udaherutse kujya kubareba. Naho rero Romeo ati umubwire ko nzajya kumureba ku cyumweru gitaha. Naho rero uyu mu asisita we ati hoya ku cyumweru gitaha ntabwo byashoboka, ufitanye inama na ba bantu bazaba Tokiyo. Naho rero Romeo ahita yumva nyine ibintu biri kumubana byinshi, ahita amubwira ati nta kibazo umubwire nyine ku cyumweru kizakurikira, ariko nanone umbabarire rwose amasaha asigaye y'uyu munsi nta yindi randevu n'imwe nshaka, buri muntu wese twari dufitanye gahunda, izo gahunda zose uzanire, ndifuza kuruhuka. Uyu mu asisita we rero ahita amwumva cyane, maze nyine akajya kwanira izi gahunda zose aba afite, ni nko kuzihagarika nyine. Kano kanya rero Romeo atangira kwitekerezaho, maze agatekereza ukuntu rwose abantu bamureba yambaye kositime ihenze kandi nziza, baba babona nyine ari umusore washubijwe, nyamara we aba yitekereza kumva nta kintu na kimwe gishimishije arabona kuva yabaho. Aba ari gutekereza ukuntu umukobwa bakundanaga yamuhemukiye, kandi nyamara uyu mukobwa barakundanye igihe kinini ndetse yaranamwizeye, ariko uyu mukobwa nyine akaba yaramutengushye. Kano kanya rero ari gutekereza cyane, ahita yumva rwose akwiye gusohoka maze akajya kuruhura umutwe. Nta handi hantu rero yagombaga kujya uretse mu gakafetariya kari hafi aha ngaha akunda kujyamo, ntabwo ari inshuro nyinshi, ariko nyine akajyamo buri gihe iyo yumva ababaye, dore ko ari nako yahuriyemo n'uyu mu egise we wamuhemukiye. Niho bahuriye ubwa mbere, ari umukobwa mwiza ucishije make, umukobwa rwose yarebaga akamubonamo hazaza. Akinjira rero muri cafetaria, umuseriveri ahita amumenya, dore ko rwose uko yahazaga yasigaga tipu nini cyane. Rero byatumaga abakozi bose bakoramo hano nta n'umwe utari umuzi. Yahise yihuta rero ajya kumwakira, amubaza uko ameze, maze ahita amujyana ku meza yari asanzwe yicaraho. Gusa nyine uyu munsi Romeo ahita amubwira ati hoya ndumva ntashaka kujya kure, reka nicare kuri iyi tabure iri hafi hano. Aba ari kuvuga rero tabure iri munsi y'idirishya. Iyi tabure kandi ni nayo Jenny aba yari yicayeho kare. Romeo rero akimara kwicara atanga komande nyine, gusa nyine mu kanya gatoya sinzi ukuntu areba munsi y'itasi yari ikiri hano ku meza, maze akabona harimo agaseriviyete gahinahinnye, agakuramo agiye nko kukajugunya, ariko nyine ku bw'amatsiko akabanza akakarambura. Akikarambura rero atungurwa cyane n'igishushanyo yabonye kuri iyi seriviyete, ahita asanga hashushanyijeho umugabo uhagaze iruhande rw'idirishya afatishijeho ibiganza bye. Hanze imvura iba ari kugwa iri nyinshi cyane, ndetse rwose inkuba ziri gukubita. Uyu mugabo kandi uba ubona rwose ibintu byamurenze. Akitegereza rero iyi foto ahita abona ari we neza neza, aba abona ari nk'aho ari we bashushanyije, nubwo nyine aba abona isura atari iye, ariko mu by'ukuri ukuntu baba bashushanyije uyu muntu niko mu masaha yashize yari ameze, niko yari ahagaze mu kirahure cy'idirishya. Mbese arareba aka gafoto akabona neza neza niwe bashushanyaga. Ahita rero ahamagara wa museriveri, maze akamubaza ati ninde wari wicaye hano nicaye imbere yanjye? Naho uyu museriveri atamubwira ati ni umukobwa wari uhicaye, yarahicaye ari wenyine, gusa nyine ni ubwa mbere mubonye, birashoboka ko ari mushyashya muri iyi karitsiye, kuko rwose bwari ubwa mbere mbashije kumubona. Romeo ati none se yaba yishyuye akoresheje telefone? Naho rero uyu museriveri ati hoya, yishyuye amafaranga mu ntoki. Uyu Romeo rero ati none se nta nimero ze mwasigaranye cyangwa ikindi kintu? Naho rero uyu museriveri ati hoya, nta na kimwe rwose. Ati haba hari ikibazo se? Naho rero Romeo arongera akanaga ijisho kuri ka gashushanyo, ati hoya rwose nta kibazo na kimwe gihari. Uyu munsi rero
Romeo atinda muri iyi cafetaria bitari ibisanzwe rwose. Ubundi yarazaga akamara umwanya muto, ariko ubu noneho ahamara umwanya munini ari kwitegereza nyine cya gishushanyo. Ku mugoroba rero arataha akajya mu rugo, gusa nyine akomeza areba iki gishushanyo, akajya yibaza ati ninde muntu washushanyije iki gishushanyo ko wagira ngo yari ari gusoma mu mutwe wanjye, wagira ngo rwose yambonye. Buracya rero maze akabwira nyine umu asisita we ko yifuza ko icyo gishushanyo bagenda bakagishyira ku rupapuro, maze kandi bakanakigira kinini bakagishyira muri kadire, ubundi akayimuzanira. Aragenda rero akabikora, maze agafata iyi kadire akayimanika muri biro ye, ayimanika ahantu yicara areba buri kanya. Umuntu wese rero winjiraga muri iyi biro yaratungurwaga, kuko n'ubwa mbere bari babonye uyu musore nyine afite ikintu icyo ari cyo cyose yamanitse muri biro ye. Bose bari bari gutekereza bati uriya muntu se ko atari umuvandimwe we, akaba atari na papa we, buri uriya muntu afite agaciro ki kuri we ku buryo yamumanitse hariya hantu akorera. Bose rero babyibazagaho, nyamara icyo batari bazi ni uko rwose atari azi n'uwo muntu yamanitse, ariko nyine washushanyije uyu muntu niwe watumaga amanika iki gishushanyo. Arongera rero agahamagara umu asisita we, maze akamubwira ati ndifuza yuko unshakishiriza umuntu washushanyije iki gishushanyo. Naho rero uyu mu asisita we ati none se bosi, nabigenza nte kugira ngo mubone ko ntamuzi? Romeo rero ati kora ibishoboka byose, ushakishe ahantu hose, urebe ku makamera yo mu muhanda, urebe ndetse ahantu hose bishoboka, nibiba na ngombwa n'iki gishushanyo ugishyire nyine ku mbuga nkoranyambaga kugeza igihe uri bubone umuntu wagishushanyije. Naho rero uyu mu asisita we yaramenyereye rwose ko bosi we ajya amuha utuzi dukomeye, ariko noneho kano kanya bari bamuhaye akazi adafiteho igitekerezo, ndetse rwose atibaza icyo yakora kugira ngo aka kazi abashe kugakora. Hashira ibyumweru bibiri rero, ariko nyine buri gitondo Romeo abyuka akabanza kureba kuri cya gishushanyo cyamwibutsaga uwo ari we rwose. Ndetse muri kino gihe wabonaga Romeo yarahinduye imyitwarire, ntabwo yari akirakazwa n'ubusa, ntabwo yari akivuga nabi, ndetse rwose yari asigaye avuga amagambo make, kandi abakozi bakababwira yitonze. Ibintu byari biri gutungura abakozi be kuko batari babimumenyereyeho. Mu gitondo rero arabyuka maze akabaza wa mu asisita we ati mbwira, nta makuru mashya se? Naho rero uyu musore ati hoya rwose nta makuru mashya, nagerageje ibishoboka byose ariko ntacyo nabonye. Uriya munsi kamera zo kuri iriya cafetaria ntabwo zakoraga, zari zifite ikibazo. Narebye rwose no kuzo ku muhanda nta kintu kidasanzwe nabonye. Noneho kandi abaseriveri nabo bagerageje kumpa nyine ishusho y'uwo mukobwa, ariko mu by'ukuri ntabwo rwose wabasha kumenya ngo ninde. Nagerageje noneho no kugenda nyine nshyiraho icyo gishushanyo ku mbuga nkoranyambaga, ariko na n'ubu nta gisubizo ndabona ngo mbe namenya uwagishushanyije ari nde. Romeo rero yubika umutwe, maze rwose ukabona abaye nk'utaye mu mutwe, kuko aba abona yuko uyu muntu washushanyije iki gishushanyo ubanza rwose kumubona bigoye cyane. Romeo rero utarajyaga wemera gutsindwa habe na rimwe, abwira uyu mu asisita we ati komeza ushakishe, kandi rwose ndabizi ko amakuru uzayabona, ntabwo nakwicara ngo ntuze gutyo gusa. Naho uyu mu asisita we ahita amubaza ati ariko se ubundi bosi, kubera icyo ushaka umuntu washushanyije iki gishushanyo? Romeo rero aramureba, maze uyu musore agahita yibwiriza ko rwose atakabaye abaza iki kibazo. Ahita aceceka rero, maze agahita abwira Romeo ati yego rwose ndaje ngerageza ibishoboka byose. Naho rero ku rundi ruhande Jenny we aba ari kwegeranya ibishushanyo aba bana be baba barashushanyije, maze wa mukobwa w'umushuti we akaza akabyitegereza, ahita amubwira ati ariko Jenny, njya nibaza impamvu gushushanya utabigira umwuga wawe. Naho Jenny ati hoya rwose ntabwo nabigira umwuga wanjye, kuko nyine ni ibintu nkora bintunguye, ikindi kandi ntabwo mbizi bikabije.
naho uyu mushuti we ati urabizi cyane ahubwo icyakwereka nk'ibishushanyo uba washushanyije, ndakubwiza ukuri ndi wowe ntabwo rwose naba nkirirwa nigisha abana ahubwo naba narabigize umwuga. Jenny ahita amubwira ati ahubwo nyine turi kwitegura na expo, ndi kugerageza nyine gufata ibishushanyo bano bana bashushanyije kugira ngo mbishyire muri expo. Naho uyu mushuti we ahita amubwira atumva mbabarira rwose uturanye n'ibyo byawe, cyane cyane ibyo by'abantu nyine utanazi mba mbona ngewe ari byiza cyane, sinzi impamvu uba umbwira ngo abo bantu washushanyije ntabwo bazi, kandi uba ubona nyine wagira ngo rwose ni ibintu ahubwo washushanyije uri no kubireba. Naho rero Jenny ati reka da, ati hari igihe mba nicaye maze nkumva igishushanyo kinje mu mutwe ngahita ntangira kugishushanya. Uyu mushuti we atangira kumufasha gutoranya nyine ibishushanyo bashyira umuyobozi w'ikigo, kubera ko nyine aba akeneye ibyo azajyana muri expo maze byose akabyegeranya. Akibereye rero muri biro y'umuyobozi, hahita haza nyine undi mwarimu baba bigishanya, maze agahita aza abwira nyine Jenny atumva ntabwo wamenya ibintu byabereye hano. Romeo umusore w'umukire cyane aje muri kino cyaro, ngo hari inzu nyine yari yarasenyutse ngo bashaka gusana ngo maze bakayigira ngo biblioteke ngo ya kino cyaro. Naho rero uyu mukobwa nyine Jenny nta gitekerezo aba abifiteho, ahita amubaza atose kandi uwo musore ninde. Naho rero uyu mushuti we atumva uzi ko abantu bose nta yindi nkuru bari kuvuga, biratangaje rwose kuba utamuzi. Ni umusore nyine afite nyine amabizinesi menshi cyane, ni umukire urebye, ubwo rero abantu bose nta kindi kintu na kimwe bari kuvuga. Naho rero Jenny ati ndabizi nyine abakire nk'abo ngabo iyo baje mu byaro nk'uku nguku ni uko baba bazi ko bagiye kutubyaza umusaruro. Nta mukire ujya ujya ahantu atari bukure inyungu, ubwo nyine bafite ahantu bari bwungukire, ubwo nta kindi cyaba kimuzanye, kubera ko abakire nta mutima mwiza bagira, icyo baba bashaka gusa ni ugukomeza kongera amafaranga yabo. Buracya rero maze bya bishushanyo byose bakabifata bakabijyana nyine mu kagareri kaba kari hano muri kino cyaro iruhande rw'iki kigo, kaba ari akagareri nyine kari aho rwose gaciriritse, bashyiragamo nyine ibintu byabo gusa. Mu kanya gato rero Romeo anyura kuri iyi galeri, gusa nyine ntabwo aricyo kiba kimuzanye, aba ari kwigendera, maze arebeye mu idirishya agahita abona ibishushanyo bitangaje. Kwihangana rero biranga, maze akinjiramo imbere atangira kureba rero ibishushanyo biba biri muri iyi galeri. Nyamara hari ibishushanyo abona akabona neza neza bisa nkaho bishushanyije neza nk'uko cya gishushanyo afite gishushanyije. Akomeza kubyitegereza abikoraho yitonze, maze akababajije uyu muyobozi nyine w'iki kigo, dore ko ari we nyine uri muri iyi galeri, ati none se ibi bishushanyo ninde wabishushanyije? Naho rero uyu muyobozi ati ibyo bishushanyo rero byashushanyijwe n'umwarimu wigisha isomo ryo gushushanya mu kigo cyacu, ndetse ibindi nyine byagiye bituruka ku bana. Ahita amwereka nyine bya bindi bishushanyijeho abantu, ariko rwose abantu Jenny yashushanyaga atabazi. Naho rero uyu muyobozi ahita abwira Romeo ati ibyo byo rwose ni Jenny wabishushanyije. Ati none se twakomeza tukakwereka n'ibindi bishushanyo, ndetse tukakwereka tukanaguhuza nyine n'abandi bantu bashushanya bo muri kino cyaro. Naho rero Romeo ati none se mwampamagarira Jenny aba hafi se? Naho rero umuyobozi ati cyane ari hafi rwose. Ahita amuhamagara ati Jenny baragushaka, dore ko Jenny nyine aba ari hirya ari kuvugana n'undi muntu bari bari kuganira. Maze Jenny agahita abwira uwo muntu ati wihangane gatoya ndaje. Ahita aza rero yerekeza aho umuyobozi aba ari, ndetse ari naho Romeo nawe aba ahagaze. Ari kuza rero Romeo aba ari kumwitegereza. Akigera hano imbere yabo, uyu muyobozi w'ishuri ahita abwira Jenny ati uyu rero yitwa Romeo, ni umushoramari waje muri kino cyaro cyacu,
hanyuma rero yakunze ibishushanyo byawe cyane kandi mpora nkubwira ko rwose ushushanya neza, sinzi impamvu utajya wumva ko ufite impano. Naho rero Jenny aramwenyura ahita akomeza rero amubwira nyine ukuntu Romeo yakunze ibishushanyo bye. Romeo rero ahita amusuhuza ati nishimiye guhura namwe. Naho rero Jenny uba ubonye uyu musore ubwa mbere aramusuhuza ariko ntabwo aba yumva icyo yakunzemo rwose ibishushanyo bye, cyane cyane ko aba atekereza ko bitarenze. Naho rero Romeo ahita akora mu mufuka agakuramo ikofi ye arayirambura maze akaba akuyemo agaseriviyete gahinnye neza cyane nyine ubona rwose yabitse akabika neza, maze agahita akarambura aramubaza ati iki gishushanyo ni wowe wagishushanyije? Jenny ati ndabona rero ari style yanjye yo gushushanya ariko ntabwo niyibuka ndi gushushanya icyo gishushanyo. Romeo rero ahita amubwira ati iki gishushanyo wagisize muri cafetaria mu mujyi. Naho rero Jenny ahita avuga ati ha hantu hari jaride nziza, ndabyibuka ko mu minsi yashize nagiyeyo nkanahafatira kafe, ndibuka nyine ko nari ndi no gushushanya gusa sinitaye ku gishushanyo nari ndi gushushanya, sinzi nyine aho nagishyize. Kano kanya ahita abyibuka maze akibuka neza nyine ko iki gishushanyo ari we wagishushanyije. Ahita abaza rero Romeo ati hanyuma se mwaragituye murakibika, mukibika neza bingana gutya, mwakibitse nk'ikintu cy'agaciro? Romeo ati si ibyo gusa kubera yuko mfite nyine na kopi y'iki gishushanyo nakoze imanitse muri biro yanjye. Naho rero Jenny ati none se kubera iki nyine mwagihaye agaciro kangana gutyo? Naho rero uyu muyobozi w'ishuri yabonye ko aba bantu bombi bari kuganira ibintu baziranyeho maze aba baretse gato kugira ngo babe biganirira. Romeo rero ahita abwira Jenny ati urumva nyine ibi ngibi wowe wabonye ukabona ari igishushanyo gusa, njye siko nabifashe, uyu washushanyije ni njyewe, ubu washushanyije ni ubuzima bwanjye. Naho rero Jenny ati hoya ntabwo bishoboka, gute se nagushushanya kandi ntarigeze nkubonaho na rimwe mbere? Naho rero Romeo ati nyine ntabwo wigeze imbona nkubone, ariko nyine mu bundi buryo uyu washushanyije rwose niwe njyewe. Jenny rero yumva uyu mugabo akomeza kumubwira ko ari we, maze agatekereza ukuntu nyine uyu muntu amushushanya nawe yabonye rwose ari umuntu ufite agahinda. Amwitegereza rero mu maso, bombi bakarebana hagashira umwanya nta kintu na kimwe bavuga. Romeo rero ahita abwira Jenny ati mbabara rwose tuze gusangira. Naho Jenny ati hoya nta mwanya mfite. Uyu umusore rero Romeo ati tuzahure ejo. Jenny ati rega ntabwo nkuzi, ntabwo rwose nshobora kwicarana n'umuntu ntazi. Romeo ati niyo mpamvu nyine nifuza ko twahura kugira ngo tumenyane birenzeho, gusa icyo nzi cyo uranzi rwose mu bundi buryo, nubwo utekereza ko utanzi gutya ku mubiri ariko uranzi mu buryo bwawe bwo gushushanya. Bakiri kuvugana rero wa musore witwa Richard ukora kuri farumasi, umusore kandi wanakundaga cyane nyine Jenny, abona bahagararanye n'uyu muntu badasanzwe bazi, maze agahita aza abasanga ahita abaza Jenny ati ibintu byose bimeze neza? Jenny ati nta kibazo. Naho Romeo abona ko undi muntu aje kubavangira, maze agahita abwira Jenny ati reka ngende, gusa nyine nizere ko ikiganiro cyacu tuzagikomeza umunsi umwe. Ahita amuhereza rero agakarite kariho nyine kontakite ze zose, ahita abasezera maze akagenda, akajya no gusezera umuyobozi nyine w'iri shuri. Akimara kugenda rero Jenny nyine yitegereza iyi karite aba afite mu ntoki. Naho rero Richard ati ariko se bimeze bite, uyu muntu se muraziranye? Nyamara Jenny nta gisubizo aba afite, aba rwose yumva yatakaye mu bitekerezo. Naho rero Romeo we mbere y'uko agenda yarongeye afata cya gishushanyo cye kiri kuri seriviyete maze arayizinga neza, arangije ahita agishyira mu ikofi nk'aho cyari kiri.
Mu masaha y'ijoro rero Jenny ari wenyine, ibitekerezo biba byamurenze, aba ari gutekereza nyine inkuru y'uyu musore, ati gute se nabashije gushushanya umusore ntazi ntigeze mbona, ahubwo se kubera iki we ibi bintu yabihaye agaciro cyane, mbese kiriya gishushanyo ubundi nashushanyije gifite agaciro kangana iki imbere y'uriya musore, ko rwose yagifashe neza mu buryo budashoboka. Aba ari kwibaza nyine ibibazo byinshi ariko nta gisubizo aba ari bubibonere. Umunsi rero wakurikiye, Jenny arabyuka akajya ku kazi, akinjira rero atungurwa na buke y'indabyo nziza cyane iba irambitse ku meza yo mu ishuri rye. Ahita asanga rero hariho n'agapapuro maze agatangira kugasoma, ahita asanga bamwandikiye ati ni ukuri ntabwo rwose ari ngombwa ko dusangira niba bitakurimo, ariko nibura umwanya muto gusa wo kuganira nawe wanshimisha kurushaho. Uyu mukobwa rero ahita amenya neza nyine ko ari Romeo wamwoherereje izi ndabyo, arazihumuriza maze akazihobera, agakomeza nyine kuzitegereza. Ntabwo abazi impamvu ari kwishimira izi ndabyo aba ahawe n'umuntu batanaziranye. Saa sita rero Jenny ari gufata ibya saa sita, aba yiyicariye nyine mu kajaride hano ku ishuri, kubera ko ariho aba asanzwe afatira amafunguro. Aba ari gufata amafunguro rero ari wenyine, ajya kubona akabona Romeo aratungutse. Ahita rero amubwira ati ntutekereze ko rwose nabivamo byoroshye, ntabwo nareka gutyo gusa, ndifuza kuganira nawe. Ntabwo wakumva yuko igishushanyo washushanyije mfite kopi yacyo imanitse muri biro yanjye, abantu bose bakibazaho. Naho rero Jenny ati ariko se ndashaka kumenya ubundi icyo gishushanyo kigufitiye akahe kamaro? Naho rero Romeo ati iki gishushanyo rero uriya ni njyewe wa nyawe abandi bantu batabasha kubona, kubera ko abandi bose bambona nambaye kositime, bakambona ngenda mu modoka nziza, bazi ko ndi umusore uri aho washubijwe, ariko wowe utarunzi, wari utaranambona, wabashije nyine kubona uwo abandi batajya babona. Uriya washushanyije niwe njyewe abandi bose batazi. Ikindanga rero nta kindi uretse ubwihebe, ubwigunge. Uwo rero niwe washushanyije. Jenny rero nawe ahita abaza Romeo ati hanyuma se mu by'ukuri unyitezeho iki? Romeo ati ndifuza ko nibura nyine wamba hafi tukaganira. Naho rero Jenny ati ariko njyewe rwose ntabwo nifuza kuba najya mu rukundo. Naho rero uyu musore ati nanjye rega ntabwo aribyo ndi kukubwira, ariko kuba inshuti zisanzwe gusa byaba bimpagije. Jenny ati rero njyewe nanjye rwose utambona gutya ukagira ngo ahari ndi umuntu nyine wagira ikintu agufasha, kubera ko nanjye rwose ntabwo banzi neza. Dore hashize imyaka 3 papa wanjye apfuye. Nyuma yaho gato rero fiyanse wanjye yaranyanze, ngo kubera yuko ngo ntabonekaga, ngo yabonaga rwose umwanya wanjye nkumara mu bindi, ngo ntajya amuha umwanya. Naho rero Romeo ahita amubwira ati aho rwose tumeze kimwe, nanjye fiyanse wanjye yaranyanze, ngo kubera yuko ngo ibibazo byose nabikemuzaga, ngo amafaranga ngo nta mwanya najyaga amuha, ngo yabonaga nyine ngo yuko bizinesi ari zo mbamo kurusha ibindi byose. Mu by'ukuri bombi rwose baba bahuje ikibazo. Jenny rero yumva ukuntu bahuje ibibazo, maze agahita amubwira ati nta kibazo, turaza gusangira ikawa saa 9 turaza kubonana. Romeo rero ahita amubwira ati urakoze cyane, rwose nanjye ndaza kuba mpari. Saa 9 rero zigeze, Jenny arasohoka maze agasanga Romeo ntabwo yigeze ava hano, yamutegerereje mu modoka ku muryango. Arumirwa rero ukuntu nyine uyu musore atarambirwa, ajya mu modoka maze bakajya muri cafeteria ibiri hano hafi. Baricara rero maze nyine bakafata agakawa. Bicaye rero bari kuganira, Romeo abwira nyine Jenny ati ni ukuri uri umuhanga cyane mu gushushanya. Naho Jenny ati simpamya ko ariko bimeze, sinzi impamvu abantu bakunda kubimbwira,
Romeo atumva uri umuhanga cyane rwose, ahubwo sinzi impamvu utabizi, ibishushanyo ushushanya byose biba bifite igisobanuro. Jenny rero araseka maze bombi bakaguma kuganira kuri ibi bintu nyine. Hashira rero umwanya maze Romeo agahita amubwira ati cyakoze ntabwo nicuza kuba naragize rwose umushinga wo kuza kubaka biblioteke hano muri kino cyaro, kubera ko sinari kuzigera na rimwe nkubona nkurikije ahantu wiberaga. Jenny rero araseka. Naho rero bamaze kuganira, uyu musore abwira Jenny ati ndagiye ejo nyine nzasubira mu mujyi, ariko nzagaruka kubaka iriya biblioteke, nzagaruka kandi no gutwara ibindi bishushanyo byanjye. Ndabizi ko nzasanga warashushanyije n'ibindi ukurikije uko wambonye. Bose bombi rero baraseka maze Jenny akamubwira ati wabona rwose uzasanga narashushanyije ibindi. Baratandukana rero maze uyu mugoroba Jenny ari wenyine aba ari gutekereza nyine kuri uyu musore, ati sinzi impamvu uriya musore rwose wagira ngo nyine afite ikintu kidasanzwe. Igihe nari ndi kuganira nawe numvaga nishimye cyane, ndetse rwose namuhaye umwanya munini ushoboka, ibintu bitari biherutse kumbaho, ibintu ndetse nari maze igihe kinini naririnze. Sinzi impamvu numvise rwose kuganira nawe byari ibintu bishimishije cyane. Aba yumva nyine hari ikintu cyahindutse muri we ukurikije uko yari asanzwe ameze. Jenny rero ibitekerezo bimubana byinshi, maze agahita ava mu buriri, ahita afata karine ye maze agatangira gushushanya. Kuri iyi nshuro noneho ashushanya neza neza Romeo, abamushushanya kubera ko noneho aba yanamubonye, amushushanya mu mafoto menshi ashoboka. Umunsi rero wakurikiye, Romeo we arataha maze yagera mu mujyi akitegereza nyine ubwiza bw'uyu mujyi, ariko ku nshuro ya mbere kuva yabaho aba yumva umutima we rwose utari muri uyu mujyi, ahubwo umutima we wifuza kuba wakabaye wigumiye muri cya cyaro hamwe na wa mukobwa, umukobwa mwiza cyane, ndetse noneho umukobwa uzi gushushanya bitagira uko bingana. Guhera uyu munsi rero nta na rimwe Jenny yajyaga aryama atitabye telefone ya Romeo cyangwa ngo abone mesaje ye. Aho Romeo yabaga ari hose yaramuhamagaraga ndetse akamubwira n'uko umunsi wagenze. Rimwe na rimwe akamubwira ko hari amaproje yanze kubera ko yabonye ba nyirayo nta mutima bafite, bashyize imbere amafaranga gusa. Yabwiye rero Jenny ati kuva wanshushanya, kuva twamenyana, byinshi muri njyewe byarahindutse. Ubundi ntabwo najyaga nita kuri ibyo bindi by'amarangamutima, icyangombwa cyari amafaranga, ariko ubu iyo mbonye umuntu ashaka kunzanira proje itarimo rwose ubumuntu ntabwo nkiyemera. Jenny rero ahita amubwira ati ndishimye cyane rwose kuba igishushanyo cyanjye ndetse no kuba warahuye nanjye hari icyo byahinduye ku buzima bwawe. Naho rero Romeo ati ntabwo ahubwo ari ikintu gitoya, ni ikintu kinini rwose. Nyuma y'iminsi rero Romeo agaruka muri cya cyaro, ariko noneho ntabwo bazanywe na bizinesi, ahubwo abaje kwirebera Jenny, dore ko rwose bamukumbuye. Araza rero akinjira kwa Jenny maze akamubwira ati dore n'ibintu nari nkuzaniye. Aba afite nyine ibintu azaniye uyu mukobwa. Arinjira atiriwe areba ku ruhande hirya no hino cyangwa ngo yite ku bintu bishaje biba biri muri iyi nzu, ahita atambuka maze agahobera uyu mukobwa. Barahoberana cyane nk'abantu bari bakumbiranye, ndetse nk'abantu rwose bamenyanye igihe kinini. Mu kanya gato rero ahita atangira kubona ibishushanyo bigiye bimanitse ku gikuta, atangira kureba hirya no hino maze akabona hose hagiye hamanitse ibishushanyo bitandukanye. Ahita abwira rero Jenny ati inzu yawe imeze rwose nk'uko nayitekerezaga, inzu yawe wagira ngo ni inzu y'ubugeni, ni uko rwose nayitekerezaga mu ntekerezo zanjye. Ahita rero amubwira ati fata nyine ako kantu nari nkuzaniye. Jenny ahita afata ya mpano nyine maze akayifungura yitonze, ahita asanga rero ari karine bamuzaniye.
karine nyine nziza cyane yanditseho izina rye, biba bigaragara ko rwose ari nk'iyo Romeo aba yamuzaniye kugira ngo ajye ashushanyamo, ibishushanyo bye bijye biba bifite umutekano. Agifungura rero ya karine ahita asanga hashushanyijemo itasi iteretse ku meza, munsi y'iyi tasi harimo agaseriviyete gahinnye neza neza nk'uko nyine Romeo yasanze biteretse. Ntabwo biba bishushanyije neza bifinyoye kubera ko Romeo we ntabwo ari umushushanyi gusa nyine Jenny akibibona ahita amubwira ati niwe wakoze ibi bintu se? Naho rero Romeo ati cyane rwose, ntabwo yego ndi umushushanyi, ariko ni ukuri kuva namenyana nawe ubu amaso yanjye yarahumutse, nibura nsigaye mbona nyine ibintu uburyo abandi batabibonamo, nsigaye nanabona ibintu nk'uko nari meze kera ntaramera gutyo ngo ntwarwe n'amabizinesi. Jenny rero yitegereza iyi mpano maze amarira akamubunga mu maso. Ntabwo ari uko iba ari impano ihenze cyane, ariko nyamara biba bigaragara ko ari impano yavuye ku mutima wa Romeo. Aramushimira rero maze bakicara nyine bagasangira uyu mugoroba. Ntabwo bakoresha rwose ibintu bihenze, ibintu biri hafi aho ngaho nibyo bakoresha, ubundi nyine bakaganira bagatangirana kubwirana ubuto bwabo, uko bakuze, ibyababayeho mu buzima bwashize. Uyu munsi rero Romeo arifungura rwose maze akabwira byose Jenny. Romeo rero abwira Jenny ati ntakubeshye mfite byose mu buzima, ariko ikintu gitangaje ni uko nta na kimwe cy'umumaro mfite. Naho rero Jenny ahita amubwira ati ariko ntarirarenga, byose wabihindura maze ibyo rwose bitari bifite umumaro byose bikaba iby'umumaro. Romeo rero ahita amufata mu kiganza ati yego rwose uvuze neza, ntarirarenga kandi byose ngomba kuzabihinduramo iby'umumaro. Iminsi rero yakurikiye, abantu muri kino cyaro batangira kuvuga, dore ko nyine icyaro kiba ari gitoya, amakuru aba yihuta cyane. Batangira kuvuga ko aba bombi hagati yabo harimo ikintu. Naho rero Jenny we rwose ntacyo biba bimubwiye, kuko nawe aba yaramaze kumva ko hagati ye n'uyu musore harimo ikintu rwose kandi kidasanzwe. Aba yaramaze kumva ko hari ikintu kibahuza. Iminsi rero Romeo yamaze muri kino cyaro, nta wundi babaga bari kumwe uretse nyine Jenny. Ibiganiro ari byinshi. Asubiye mu mujyi rero Jenny rwose yari amaze kumumenyera, noneho urukumbuzi rwahise ruba rwinshi, dore ko nyine bari bamaze iminsi bari kumwe. Iminsi yakurikiye rero Romeo yohereza amafaranga menshi kuri kino kigo Jenny yigishagaho, ariko nyine aba yababwiye yuko aya mafaranga ari ayo guteza imbere ubugeni. Directrice rero w'iki kigo akimara kuyabona ahamagara Jenny maze akabimubwira. Jenny rero arumirwa ati uyu musore yumvaga aya mafaranga ari make, aba yabuhereje nyine miliyoni 50. Ku mugoroba rero uyu musore ahamagaye Jenny yahise amubwira ati ubu kandi wabona rwose wumvise aya mafaranga watwohereje ari make, kuki waduhaye amafaranga menshi kuriya? Naho rero Romeo ati impamvu nayabahaye ndakubwiza ukuri, ririya shuri ryawe ni iry'agaciro cyane, ndifuza ko rero mwayakoresha amugura ibikoresho cyangwa ibindi bintu mukenera mu gushushanya, kubera yuko byabaye iby'umumaro kuri njyewe, ndifuza ko hari n'abandi byazagirira umumaro. Romeo rero akomeza amubwira ati rero rwose nkubwire, nta nubwo bigarukiye aho ngaho, ibyo bintu ngiye kubyitaho cyane birenze ibikenewe. Jenny we ntabwo aba yumva icyo uyu musore ashaka kuvuga. Umunsi rero wakurikiye, Romeo aba yumva rwose yikumburiye cyane Jenny. Ahita rero abwira assistant we ati uyu munsi ndifuza ko nyine gahunda zose uzihagarika maze ukankatirishiriza tike y'indege. Aba ari kumubwira nyine muri kino cyaro cyo kwa Jenny. Naho rero uyu assistant we ati ariko wari ufite inama n'abashoramari bakomeye, ndetse rwose iyi nama ni iy'ingenzi kubera yuko waba uhombye amafaranga menshi.
naho rero Romeo mu mutima ahita yibwira ati miliyoni 5 z'amadolari ntaho zihuriye n'umukobwa nihebeye. Ahita amubwira ati ibyo byose nta kibazo rwose bahakanire, ubwo nibatabishyira ikindi gihe babyihorere, ngomba kugenda ejo mu gitondo byanze bikunze. Umunsi rero wakurikiye Jenny asohoka mu ishuri maze agahita abona Romeo yegamye ku modoka. Jenny yaratungurwa ahita amubaza ati wowe se uri hano? Naho Romeo ati cyane. Ati uratunguwe se? Nari gukumbuye cyane ku buryo ntari kwihanganira kuza kukureba. Jenny rero ahita atera intambwe agenda amusanga maze bombi bagahoberana, dore ko rwose urukumbuzi ruba ari rwose. Batitaye rero kuko bari bari ntabwo rwose nabo bazi uko bibagendekera, bisanga nyine bari gusomana. Mu kanya gato rero Romeo ahita abwira Jenny ati hari ikintu nshaka kukwereka, ngwino mperekeze gatoya rwose maze njye kukwereka. Bajya mu modoka rero maze bakajya hirya gatoya haba hari ikizu rero cyatakaye, nyine ikizu bari batagikoresha. Muri kano kanya rero Romeo ahita abwira Jenny ati iyi nzu rero namaze kuyigura ndetse rwose ndifuza kuyikoreramo, ariko kuri iyi nshuro ndifuza kuhagira galeri, noneho galeri rwose y'icyerekezo, maze ibishushanyo byanyu byose mukajya muhabizana, ubundi ngashaka abakiriya nyine bazajya babigura, abakiriya rwose batari nyine abakiriya baciriritse. Ndifuza kandi ko uwo mushinga ari njye nzawikorera, ndifuza ndetse ko ari nawe nzashyiramo imbaraga nyinshi. Ndifuza rwose kuba hano muri kino cyaro nkajya mba ariho mara umwanya munini, kubera yuko narahakunze cyane kandi narahishimiye. Birumvikana rero Jenny aba yumiwe, ahita abaza uyu musore ati none se ubu ngubu ni njyewe ngiye gutuma uhindura ibitekerezo? Ndabizi neza yuko mu mujyi uhafite byinshi byo gukora, ufite amabizinesi menshi aba agutegereje, sinumva impamvu wahindura bizinesi kubera njye. Naho rero Romeo ati hoya ntabwo ari uguhindura bizinesi, ahubwo nyine nahinduye ibitekerezo, naho bizinesi zo nzakomeza nzikore mu bundi buryo. Ntabwo ari ngombwa ko bizinesi zose nzikora mpari, ariko rwose iyi nzu yo kugurishirizamo ibi bishushanyo ndashaka kwiteza imbere. Ndashaka rwose yuko izaba inzu y'icyitegererezo, dore ko nyine iyo ibishushanyo bitabaho ntabwo ahari rwose mba narahuye nawe. Jenny rero araseka ariko nanone akumva arishimye, dore ko yari afite n'abana benshi bazi gushushanya ubona ko bafite impano. Kuri iyi nshuro yari yishimye ko ibishushanyo byabo bizajya bibona aho bigurishirizwa, ndetse rwose bikaba bishobora kuzakwirakwira mu gihe gitoya bikagera kure hashoboka. Uyu munsi rero Romeo arara mu rugo nyine kwa Jenny. Haba ari ahantu haciriritse yego, ariko rwose aba hishimiye. Uyu munsi rero baraganira maze bakaganira ku bintu byose. Romeo ahita amubwira ati ahubwo se urabyumva ute nuncumbikira inshuro zose nyine niza gukorera hano? Naho Jenny araseka ati ukaba se muri runo rugo? Ndakubwiza ukuri nta n'icyumweru cyashira utarahahaga ngo wumve haguteye umujinya. Ubu si ubuzima bwawe rega ntabwo wabumenyera. Naho Romeo ati ntabwo nzi ahantu uri se, urumva koko nahahaga gute? Romeo rero nta nubwo aba ashaka kujya kurara mu mahoteli, aba nyine yumva yarara hano hafi kugira ngo abone n'uko aza kuganira neza na Jenny. Umunsi rero wakurikiye mu gitondo amatelefone aba ari menshi, Romeo aba yitaba buri kanya. Jenny ahita amubwira ati rega ubwo ni ubuzima bwawe, nta hantu na hamwe wabuhungira, ugomba kwitaba amatelefone kandi ugasubira mu mujyi, niho ubuzima bwawe buri. Mu kanya gato rero arongera akitaba telefone, noneho rwose iba ari telefone y'ingenzi cyane ku buryo ndetse aba agomba guhita asubira mu mujyi byihutirwa. Jenny ahita amubwira ati nabikubwiye, subira mu isi yawe rwose baragushaka. Naho rero Romeo ahita amubwira ati gusa nyine ntabwo nzatinda kandi ndaje mbikemure, ndaje byose mbishyire ku murongo. Ahita amuhobera rero maze akamusoma ku gahanga, akongera akamuhobera, agahita yongera akamusoma ku itama ati nzagukumbura
ndakubwiza ukuri ndagirayo namaze kugukumbura. Jenny ati cecekere, njyewe ubu ngubu tuvugana namaze kugukumbura. Naho rero Romeo ahita amureba mu maso maze akamubwira ati Jenny, ndagukunda cyane. Iryo jambo si kenshi ndivuga, ariko reka ndikubwire, kuri njyewe ni ijambo ry'agaciro cyane. Ndagukunda birenze uko waba ubitekereza. Jenny rero yumva bimurenze maze akabwira uyu musore ati nanjye ndagukunda, nubwo nari nariyemeje kuba nta wundi muntu nzigera mbwira iri jambo, ariko nyine birangiye ndivuze. Ndagukunda cyane nanjye. Barongera bagahoberana maze gusezeranaho rwose bikagorana. Romeo rero akimara kugenda, Jenny asigara yitekerezaho ati ibi bintu nari narabyirinze, ndetse nari maze imyaka myinshi rwose ntekereza ko ntashobora kuzongera gusubira mu rukundo, ariko Romeo aje mu byumweru bingahe gusa, none ibintu byose arongera abiduruvanganyije. Ndumva neza neza ibintu byaramaze kwivanga. Sinzi impamvu uyu musore yanyinjije mu rukundo byoroshye. Nizere ko gusa ntazongera kubabara, nizere ko ibyo nahoraga ntinya bitazongera kumbaho. Umunsi wakurikiye rero Jenny ajya ku ishuri, maze Richard akamutangira ahita amubwira ati ese ubwo koko nibyo ukundana n'uriya musore w'umukire? Icecekere sha, ntabwo bizi, ni iminsi mike maze ukabona uko abasore b'abakire bamera. Uretse rwose azakwereka umujyi uzaba ubyibonera, gusa ntuzagaruke hano uri kugenda urira. Naho rero Jenny acyumva aya magambo avuye mu kanwa ka Richard aricecekera akamwihorera, aba yumva nta kintu yamusubiza, kubera ko aba abibona neza yuko uyu musore yamaze gufuha, dore ko nyine iyi karitsiye yose yari ibizi ko bakundana. Aragenda rero maze akajya ku ishuri. Ku mugoroba rero atashye, wa mushuti we bari baturanye aza yiruka mu rugo ati ese wamenye amakuru? Naho rero Jenny ati hoya ntabwo nayamenye. Uyu mukobwa ahita amubwira atumva ati ibinyamakuru byose biri kwandika ko Romeo yasezeye nyine ku buyobozi bwa kampani ze, ko nyine agiye kuza gukorera hano mu cyaro. Abantu bose bumiwe, ntabwo bari kumva ukuntu yava mu mujyi akaza gukorera muri kino cyaro. Jenny rero we ahita atekereza nyine kuri bya bindi yamubwiraga, maze agahita avuga ati uzi yuko koko buriya wa musore ibintu yavugaga byari ibya nyabyo. Numvaga yikinira rwose, ntabwo numvaga ko yabasha gusiga bizinesi ze zose zo mu mujyi maze akumva yaza mu cyaro. Mu kanya gato rero telefone ya Jenny ihita isona, maze agasanga ni Romeo wari umuhamagaye. Jenny ahita amubaza ati mbabarira umbwire, ibintu turi kubona mu binyamakuru ni ibya nyabyo koko wasezeye ku buyobozi bwa kampani zawe? Naho rero Romeo ati ntabwo ari ugusezera nk'uko ubyumva, kubera ko nyine ntabwo nagiye burundu, ariko ntabwo ari hano mu mujyi nzajya mara igihe kinini. Naho Jenny ati ariko se wasaze? Naho rero Romeo ati nsanzwe narasaze, kubera ko nyine naragusariye. Jenny rero ahita aseka, nubwo bwose yari ari kumubwira nyine ari serious, ariko kwihangana biranga maze agaseka. Umunsi rero wakurikiye, Jenny ajya kumva umuntu arakomanze, ajya gufungura maze agasanga ni umuntu wari umuzaniye kuriye. Arayakira rero maze yagera mu nzu agafungura, ahita asanga muri iyi kuriye nyine haba harimo ya seriviyete yashushanyijeho Romeo. Ku ruhande rero haba hariho iyindi seriviyete noneho ishushanyijeho Jenny yicaye kuri ya meza nyine afite bike mu ntoki ari kureba mu idirishya, wagira ngo neza neza na Romeo nawe yari yarabonye Jenny umunsi yari yicaye hariya. Jenny agikubita amaso ibi bintu arumirwa ndetse agatangara, ahita ahamagara rero Romeo maze akamubaza ati burya bwose nawe uri umushushanyi, uzi ko ufite impano utazi? Naho rero Romeo ati ndifuza yuko twahura maze ukamfasha nyine kuzuza icyo gishushanyo cyanjye natangiye, ndetse rwose ukanyigisha no gushushanya, ndifuza kubimenya birenze. Naho rero Jenny ati ahubwo ndabona habura gatoya ngo bindushe. Romeo rero ahita abwira Jenny ati ndagushaka ejo.
mbabara ndakwinginze ntumbwire ko nta mwanya ufite kubera yuko ndifuza ko nyine twahura. Naho rero Jenny aramubwira ati nta kibazo, ati nzohereza rero imodoka maze zigutware. Jenny ati nta kibazo uzahandangire nzaza n'imodoka yanjye. Buracya rero Jenny akagenda, dore ko nyine Romeo aba yamurangiye aho bari buhurire, gusa uyu munsi haba ari mu mujyi nyine, mu mujyi munini umwe Romeo abamo. Jenny rero aragenda, yagera aho baba bamubwiye akiva mu modoka, abantu bahita baza kumwakira maze bakamwinjiza mu nzu. Akinjira rero ahita atungurwa no gusanga ari ahantu rwose hari amameza menshi, hari amarangi menshi, hari ibikoresho byinshi byinshi cyane byo gushushanya. Akomeza kurangatanya amaso rero maze agahita abona Romeo nawe nyine ahagaze muri iyi sare. Ahita amubaza ati none se ibi byose ni ibiki? Romeo ati iyi ni isi yanjye nawe, aha niho nifuza yuko njye nawe tuzajya duhurira maze tugashushanya ibituri mu mitwe. Ikindi kandi aha hantu urashaka kuhagira ah'igiciro cyane ku buryo nyine na ba bashushanyi bandi b'iwanyu bazajya baza hano mu mujyi maze bakaza gushushanyiriza no mu mujyi, amataburo tukajya kuyagurishiriza muri ya galeri yanjye ndi kubaka hariya mu cyaro cyanyu. Singusabye rwose ko wava mu kazi kawe, ariko nyine ndifuza ko rimwe na rimwe twazajya tuba turi kumwe ukamfasha, ariko nanone bitakubujije gukora n'ibyo wakoraga. Aha rero kandi ndashaka kukubwira ko ariyo biro yanjye nshyashya, aha niho ngiye kuzajya mbarizwa, niho nzajya mba ndi umunsi ku wundi igihe ntazajya mba ndi muri galeri ya hariya iwanyu. Romeo rero akomeza abwira Jenny ati impamvu natekereje hano hantu, natekereje nyine ahantu hatari iwacu ariko hatari n'iwanyu, byanze bikunze twese ni hashyashya kuri twebwe. Ndakeka rero muri kano kanya haba isi yacu njye nawe tuzajya duhuriramo, ndetse rwose tuzajya tubasha no gusohoreramo ibitekerezo byacu. Jenny rero uba wumiwe ati none se ubu ibi bintu byose ubikoze mu cyumweru kimwe gusa? Romeo ati urumva nyine iki kizu nari narakiguze kera ntekereza ko ahari nzagikoreramo bizinesi, ariko nari ntaragikoreramo. Hanyuma rero nkimara kugira nyine igitekerezo nahise ntangira kwangaje abakozi maze batangira gutunganya iyi nzu no kuyishyiramo ibi bikoresho ureba. Ntabwo rwose ari ibintu byatwaye imbaraga nyinshi. Romeo rero afata mu kiganza cya Jenny maze agatangira kumutembereza iyi nzu yose, ari nako kandi amubwira nyine ibizagenda biyikorerwamo byose. Bagera rero ahantu mu cyumba kimwe haba harimo nyine ibikoresho byo gushushanya. Jenny ahita yicara maze agahita atangira gushushanya, ahita abwira Romeo ati nawe icara maze twese dutangire gushushanya. Ikintu gitangaje rero buri umwe wese ahita ashushanya undi. Muri kano kanya nyine baba bicaye hano bamara rero gushushanya maze bagahererekanya ibishushanyo, nyamara buri wese ahita yumirwa ukuntu mugenzi we yamushushanyije neza cyane. Jenny rero ahita abwira Romeo ati ntakubeshye, wibeshye akazi rwose, kubera ko akazi kawe ubundi kari aka, ahari ntabwo wigeze ubimenya. Naho rero Romeo ati cyakubwira ko naje kumenya ko rwose nanjye nshobora kuba mfite impano yo gushushanya. Umunsi mpura nawe tutarahura ntabwo nigeze mbigerageza habe no gushushanya akantu gatoya, gusa nyine igihe nahuriye nawe natangiye kujya nshushanya kenshi, none nsigaye mbona wagira ngo ni umwuga wanjye rwose nk'uko uri kubivuga. Jenny ahita amubwira ati rero rwose igitekerezo cyawe nacyumvise, ariko kano kanya ntabwo nahita nguha igisubizo ngo nkubwire yuko tugiye nyine gutangira gukorana. Gusa nyine nishimiye iyi ntambwe wateye, ibi bintu nabyishimiye cyane, reka nanjye njye kubitekerezaho kugira ngo mbashe nyine gushyira ku murongo gahunda zanjye maze numve nyine uko byagenda. Romeo ati n'ubundi ntabwo nari mvuze ngo kano kanya nyine uhita umbwira ko rwose ugiye kuguma hano tugakorana, gusa nyine nagira ngo ubitekerezeho. Ikindi kandi nk'uko nabikubwiye sinifuza no kuzakubuza kariya kazi kawe usanzwe ukora, kuko ndabizi ko ukunda kwigisha abana
hariya urahakunda cyane kandi nanjye nzaba ndiyo kenshi kuko nyine hazaba hari na galeri. Urumva ko rero rwose ntabwo nanakwifuza yuko uhava. Buracya rero maze Jenny akongera agasubira muri cya cyaro. Gusa uyu munsi ari ku modoka agenda aba yumva rwose ko ubuzima bwe bumaze guhinduka, ndetse no kuba yaraje mu mujyi wa munsi aje kugura ibikoresho byari iby'ingenzi kuko ahari yari yo nzira yo guhindura ubuzima bwe. Agera mu rugo rero ibyishimo biba ari byose, aba yumva yishimye cyane, aba yumva afite umunezero atari kubasha kumenya aho uva. Iminsi rero yaragiye irisunika, buri wikendi Romeo yazaga kumusura, naho rero na Jenny yarangiza amasomo kabiri mu cyumweru yajyaga mu mujyi nyine kugira ngo bajye gufatanya gushushanya ndetse no kureba ibikenewe. Umwaka rero w'amashuri urarangira, uyu mwaka asezera nyine ku banyeshuri be nk'ibisanzwe uko yabifurizaga ibiruhuko byiza, ndetse rwose akanababwira ko nyine abakunda cyane. Gusa kuri iyi nshuro ntabwo noneho yari ari gutekereza ko ikiruhuko kigiye kuba kirekire cyane, ntabwo yatekerezaga ko agiye kuba ari wenyine, ko agiye kwicwa n'irungu kubera kutaza ku ishuri, ahubwo yatekerezaga ko nyine hari ibyiza bimutegereje bitandukanye n'uko mbere byabaga bimeze. Aba bana rero Jenny aba yigisha bamuha nyine impano zigiye zitandukanye, gusa ntabwo abasha kuzifungura. Arataha maze yagera mu rugo agafungura za mpano, atungurwa no gusanga aba bana bagiye bamuha amafoto bashushanyije agiye atandukanye. Baramushushanyaga yicaye, ahandi bakamushushanya ari kumwe na Romeo, wagira ngo mbese babaga rwose babareba. Aya mafoto rero aramutungura cyane kuko ntabwo aba azi ko n'aba bana bazi yuko nyine ari mu rukundo na Romeo. Kwihangana biranga rero maze agahita ahamagara Romeo, akamuhamagara nyine video call, ubundi agahita amwereka za mpano abana bamuhaye. Romeo rero arishima maze akamubwira atumva biragaragara ko rwose ubana neza n'abana, abana baragukunda cyane, urumva ko byari byoroshye kugira ngo nanjye ngukunde kuko nta muntu n'umwe ubereye mu buzima utagukunda. Jenny rero ahita amwenyura maze Romeo ahita amubwira ati none se ko ikiruhuko ari kinini waretse nkaguporopoza nyine serivisi? Naho Jenny ati mbwira nta kibazo. Romeo ati ndifuza ubufasha, ndifuza ko wamfasha, hari ikigo cy'imfubyi mperutse gufungura, hanyuma rero ndifuza ko wahambera muri icyo gihe cy'ibiruhuko maze rwose ukanganiriza abana. Ndabizi ukunda abana cyane kandi abana nka bariya bahuye n'ibibazo baba bakeneye umuntu ubaganiriza akabumva maze bakaruhuka. Ndifuza ko rero rwose wabimfashamo kubera ko nta wundi muntu n'umwe nakwizera utari wowe kuko wowe ndabizi ko ubifitemo uburambe. Naho rero Jenny ati ntumbwire ko unyizera bingana bityo, ntumbwire ko kandi umbonamo umuntu mwiza wabasha gufasha n'abana. Naho rero Romeo ati cyane birenze ahubwo wowe uko ubitekereza. Tekereza nyine urukundo abana wigisha bakwereka, ngaho tekereza nyine ukuntu ubwo uba wababaniye neza, uba wababereye uw'umumaro. Niyo mpamvu rero nkwizeye cyane rwose. Naho rero Jenny ahita amubwira ati ndabyishimiye, ntabwo ushobora kubyumva, kubana n'abana ni ingenzi kuri njyewe, noneho abo bafite ikibazo ubo rwose nta mpamvu n'imwe yatuma ntaba ndi kumwe nabo. Jenny rero abaza Romeo ati none se ako kazi tuzagatangira ryari? Naho rero Romeo ati mu cyumweru gitaha nzaza kugufata. Umunsi rero uragera maze Jenny akitegura, ajya kubona rero akabona Romeo araje mu kamodoka gashaje. Aramubaza ati bise kandi ni biki? Naho Romeo ati iyi modoka rero ureba niyo modoka ya mbere natunze, nari narayishyize ahantu wagira ngo nari mbizi ko hari igihe nyine bizanyibutsa ibihe byanjye byashize. Iyi modoka ubundi urebye ni ahahise hanjye, iyi modoka niho navuye, iyi modoka kandi niyo yabaye itangiriro ryanjye ry'ubuzima. Jenny rero arumirwa,
maze agahita nyine azana imizigo aba afite ubundi bagashyira mu modoka ngo bagende. Naho rero Romeo ahita amubwira ati ikindi kandi nabonye rwose iyi modoka ari nziza kuyigendamo tugiye ku mucanga. Jenny ati ku mucanga? Natekerezaga ko nyine tugiye kuri icyo kigo cy'imfubyi. Romeo ati hoya, naho tuzajyayo ariko ndifuza ko twabanza kunyura nyine ku mucanga, nakodeshejeyo akazu nyine hano hafi y'umucanga kugira ngo tuzajyeyo tubanze turuhuke, ubundi nyine tube twanabasha gushushanya ibishushanyo bimwe na bimwe turi gufata nyine akayaga, twumva ukuntu kuba ku mazi bimeze. Urabyumva ute? Naho Jenny ati ndumva rwose biryoshye cyane, kuva nabaho nyine ni ubwa mbere ngiye kujya ku mucanga, ndakeka rero bizaba ari byiza cyane, ndetse rwose ndakeka ko nshobora kuzahakura nyine n'ibindi bitekerezo. Mu mutima rero Jenny ahita yibwira ati ariko rwose uno musore ntabwo ajya ahagarara kuntungura, noneho ikirenze ntabwo ajya ashaka rwose kuntunguza ibintu by'igiciro, ahubwo neza neza uba ubona nyine ampa ibintu nkeneye guhabwa. Ni ukuvuga ngo ntabwo rwose ajya ashaka gukoresha amafaranga ye kugira ngo anyereke yuko ari umuntu urenze. Jenny ahita abwira Romeo ati ikintu kintungura ni ukuntu wabashije kunsobanukirwa, uranzi cyane, uzi ibintu byose nkunda, biratangaje rwose. Naho Romeo atumva nzi buri kimwe cyose, nzi ikigushimisha, nzi ikikunezeza, mbese ntabwo wabyumva. Naho rero Jenny ati nk'uko nyine wanshushanyije. Bageze rero kuri iyi plage maze baraharyoherwa rwose. Jenny yishimira aha hantu cyane, ndetse rwose atangira kugenda abona ibitekerezo, noneho uduporoje tumwe na tumwe twari twaramunaniye kudukora atangira kudukorera hano. Iyo rero bahamagaraga Romeo bamubwira ko bamushaka, yaragendaga akajya ku kazi nyine, ariko icyo gihe Jenny yabaga amuherekeje, ndetse iyo habaga hari ibyo bakeneye gukora muri ya nzu nyine yo gushushanyirizamo mu mujyi, nabwo bajyagayo iyindi nshuro bakaza, ndetse bakaza kuba kwa Jenny, ariko bakongera bagasubira ha hantu nyine ku mucanga bari barahakunze cyane, ndetse rwose bumvaga habafasha gutekereza neza. Ikintu cyari gitangaje rero ni ukuntu aba bombi bahuzaga cyane ndetse bakuzuzanya. Iyo babaga bari gutanga ibitekerezo, umwe yatangaga igitekerezo kimwe undi agahita atanga igikurikira, mbese wagira ngo rwose umwe yari yararemewe undi. Iyo babaga rwose bari kwiga ku mushinga, ibitekerezo byazaga byihuse kuko bose batekerezaga vuba kandi ibitekerezo nyine bifatika. Romeo rero yabwiye Jenny ati ntakubeshye ni wowe naburaga, sinigeze ntekereza na rimwe ko hari umuntu wampa igitekerezo muri business yanjye, ariko biratangaje ukuntu buri gihe iyo umpaye igitekerezo mpita numva ari ndasimburwa. Jenny ahita amubwira ati ahubwo ngiye nibaza impamvu uba ukeneye ibitekerezo byanjye, kubera ko urihagije, uri umuhanga cyane, ibintu byose wabitekerejeho neza ndetse biri ku murongo. Naho rero Romeo ati ntabwo biba biri ku murongo, haba haburaho nyine icyawe kugira ngo byuzure. Ati reba nk'ukuntu uganiriza abana ukabashyira ku murongo, buri gihe rwose ukaba ubafitiye ikintu bari bukore kugira ngo babe bahuze. Urakeka se ibyo byose ngewe nari kubishobora? Ni ukuvuga ko njye nawe turuzuzanya, njye nawe turi ekipe kandi rwose nziza, kubera yuko ibintu dukoreye hamwe nibwo rwose bigenda neza. Nahari njye njyenyine ndakubwiza ukuri nta na kimwe rwose nashobora. Umunsi umwe rero Romeo asiga Jenny mu nzu nyine babagamo hano ku nkombe z'inyanja.
Aragenda rero akajya ku mucanga, maze hamara akanya gatoya agahamagara Jenny akamusaba ko nyine yahamusanga. Jenny rero araza, maze mu kuza agahita abona nyine impano uyu musore aba yamuterekeye ku mucanga, ahita amubwira ati yifate maze uyifungure. Jenny rero arayifata akayifungura, maze agasanga harimo urufunguzo. Romeo rero ahita amubwira ati izo mfunguzo rero ni iza hantu nyine mu mujyi ho gushushanyiriza, ndetse nagushakiye nyine na aparitema yawe iri ku izina ryawe, ndetse nyine n'iriya nzu dukoreramo nayo narayiguhaye iri ku izina ryawe. Ndifuza ko wagira ahantu hawe bwite, ahantu uzajya uba umunsi uzajya uba waje mu mujyi, na hariya hantu kandi dukorera ugomba rwose kuhafata nk'aho ari ahantu hawe, kuko narahaguhaye nahanditse ku mazina yawe, ujye uhakoresha icyo ushaka, kubera ko rwose ndabizi neza ko hazakugirira umumaro. Jenny rero akibyumva nyine ibyishimo biramurenga, maze agatangira gushimira cyane Romeo. Romeo arahita amubwira ati buretse gatoya hari indi mpano, ahita amwereka rero iyindi mpano ahantu ibiri nanone mu mucanga, nayo rero ahita agenda akayifata, maze akamubwira ati yifungure. Jenny rero arayifungura, hano ho ahita asanga harimo impeta. Akibona rero iyi mpeta, Romeo ahita apfukama, maze agahita amwaka ya mpeta, ahita amubwira ati Jenny, uyu munsi rero ni umunsi rwose udasanzwe kuri jyewe. Igishushanyo natoraguye muri cafetaria cyahinduye ubuzima bwanjye, ndetse rwose cyahinduye n'imitekerereze yanjye, cyarampinduye wese, ndetse cyabaye intangiriro yo kubona urumuri rw'umutima wanjye. Ndagukunda cyane, ibyo byo rwose mbikubwiye kenshi. Hanyuma rero uyu munsi nshyize imvi hasi imbere yawe, ndifuza kugusaba ko wambera umuherekeza wanjye mu buzima bwose nsigaje hano ku isi. Ndifuza yuko twazabana akaramata, ndifuza ko kandi wazamba iruhande ibihe byose. Jenny rero ayimuhereza ikiganza nta kuzuyaza rwose, maze agahita amubwira ati byose ndabyemeye. Barahoberana, maze Romeo agahita amubwira ati ikindi kandi ndifuza ko noneho utaba umukunzi wanjye gusa, ahubwo ndifuza ko waba umufatanyabikorwa mu bintu byose nkora. Ndifuza ko wajya umba iruhande ibihe byose, wajya umba iruhande igihe ngiye mu manama, wajya umba iruhande mu gufata ibyemezo. Mbese ndagushaka iruhande rwanjye, kuko ni wowe ujya umpa imbaraga, ni wowe nyine ujya utuma numva nkomeye, ndetse rwose nkumva ibitekerezo byanjye bidasimburwa. Iyo undi iruhande mba numva ibintu byose bishoboka. Ndagushaka rero iruhande rwanjye ubuzima bwose. Jenny rero ibyishimo biba byamurenze, ahobera cyane Romeo, maze akamubwira ati warakoze kunyizera, kandi warakoze kumbonamo ubushobozi, gusa ndagukunda, icyo cyo ndakikwijeje. Bombi rero baricara maze bagatangira nyine gusubiramo ukuntu bamenyanye, gusubiramo inzira yabo y'urukundo, ndetse n'aho bibagejeje uyu munsi. Bombi rero baba bari kuvugana ukuntu buri wese yishimiye kuba ari kumwe n'undi. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, share, like na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.